bijya bikubaho kumva rimwe na rimwe ubabaye ariko ntumenye impamvu, cyangwa ukumva wabuze icyagutera ubwira bwo kugira icyo ukora, ubundi rimwe na rimwe ukumva wigunze ariko utazi icyabiteye. Nta gihe se wari wumva ugize akadepresiyo kandi umaze kurya wanaruhutse? Nahamya kabisa ko buri wese nibura yahuye na kimwe muri ibi. Rero burya ikibazo si wowe ahubwo ni amara yawe aba yakuvangiye. Uyu munsi turi buvumbure ikintu giteye ubwoba ariko gishishikaje, ari cyo twakwita ubwenge buba mu nda. Yego witangara nibyo byumvise neza, hari ubwenge buba mu nda. Ndavuga ibyo bita gut brain axis, akaba ari urujya n'uruza rudasanzwe hagati y'amara n'ubwonko. Aha niho ubwonko bukura wifi cyangwa wifi nk'imwe dukoresha kuri interineti iva mu mara kugira ngo bukore neza. Niba watekerezaga ko amara ari umuyoboro wo kunyuzamo ifunguro gusa, waribeshye bikomeye. Muri iki kiganiro uraza gusobanukirwa uko amara yawe agira ingaruka ku byiyumviro byawe, bimwe abo bita mood. Turaza kuvuga ku dukoko two mu mara, abavandimwe bacu tutazi ariko badufasha kurara neza, kudasaza vuba no guseka nta mpamvu. Tegura rero ikaramu n'urupapuro cyangwa wongere volume ya telefone cyangwa televiziyo yawe, kuko ibyo ugiye kumenya bishobora guhindura uko watwaraga ubuzima bwawe. Reka tubashimire rero kuba mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana ibyo tubagezaho kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Wowe kandi wamaze gukora subscribe uri umuntu w'agaciro cyane, kuko wahaye agaciro umurimo wacu wo kubashakira ubumenyi ku buzima, udufasha no kwagura umuryango w'utuntu tw'ubwenge. Nawe utarakora subscribe nuryoherwa n'iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe mu rwego rwo kudutera inkunga. Wibuke kandi no gukanda ku gashusho k'inzogera hatazagira ikiganiro cyacu cyongera kugucika. Ibitekerezo byanyu ku bumenyi tubagezaho nabyo birakenewe mwese nshuti zacu. Niba kandi munyurwa n'ibyo tubagezaho, mwabitwereka mukanda kuri ka like na ka share mugasangiza inshuti zanyu utu tuntu tw'ubwenge. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu nk'uko bisanzwe muri kumwe na Twige. Ese wari uzi ko uko wumva, uko utekereza n'uko witwara bishobora guturuka ku mikorere y'amara yawe? Uyu munsi turaganira ku bwenge butagaragara bwibera mu nda yawe, ibyo bita mu Cyongereza gut brain axis, akaba ari umuyoboro uhuza amara n'ubwonko ariko utavugwa kenshi. Reka tubabwire gato ku nkuru y'umukobwa witwa Alice wo mu mujyi wa Marseille mu Bufaransa, wari ufite ibibazo by'agahinda gakabije bimwe bita depression. Yagiye kwa muganga basuzuma ubwonko bwe ariko basanga nta kibazo kigaragara afite, bibabera amayobera. Nyuma baje gusanga afite ikibazo cy'imikorere mu mara, byabaye ngombwa ko yivuza amara, banamutegeka guhindura indyo ye. Nuko uko yagendaga akira indwara y'amara, ni nako ka gahinda gakabije karangiye. Muri iki kiganiro turifashisha ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa dusobanure neza ihuriro ry'amara n'imitekerereze cyangwa ibyiyumvo, ari byo bita emotion cyangwa emotions. Burya mu mara yacu ngo hatuye udukoko tugera kuri miliyari 100. Utu dukoko cyangwa se mikrobe ni nk'abakozi batagaragara ariko bafite imbaraga zitangaje. Ubushakashatsi bwakozwe na Harvard Medical School muri 2021 bwerekanye ko amoko amwe y'udukoko two mu mara afasha gutanga imisemburo y'ibyishimo nka serotonin, aho 90% yayo ikorerwa mu mara aho kuba mu bwonko nk'uko benshi babitekerezaga. Iyo rero udukoko tutahungabanye wumva unezerewe, ariko iyo duhuye n'ibibazo byaba stress cyangwa indyo mbi cyangwa ibinini byinshi, bishobora gutera ikibazo mu mara, bigatera kwiheba, ubwoba n'umunaniro udasobanutse.
Ese wigeze wumva umuntu avuga ngo ndumva umubiri wanjye wose umeze nk'uwabyimbiwe? Akenshi ntababeshya. Iyo amara abyimbiwe arekura imisemburo yitwa cytokine, akaba ari imisemburo ikora itumanaho n'ubwonko inyuze mu maraso. Izo cytokine zitwara ubutumwa bw'uburwayi zikagera no mu bwonko. Ibi bigira ingaruka ku bwenge no ku marangamutima. Ubushakashatsi bwa University of California Davis muri 2019 bwerekanye ko abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe nk'agahinda gakabije bari bafite ibipimo by'imisemburo y'ibibyimba biri hejuru cyane ugereranyije n'abasanzwe. Ibi bigaragara cyane ku bantu bafite indwara yo gusobana kw'amara bita leaky gut syndrome, aho uturemangingo two mu mara dufunguka bigatuma imyanda ijya mu maraso igatera ingaruka no mu bwonko. Aha wakwibaza uti se nubwo umuntu yakora iki? Uburyo bworoshye kandi bufatika ni uguhindura ibyo urya. The American Journal of Psychiatry mu bushakashatsi bwo muri 2017 bwemeje ko indyo yitwa Mediterranean diet irimo imboga, amavuta ya olive n'imbuto yagabanyije ibimenyetso by'agahinda gakabije ku barwayi 32% nyuma y'amezi 3 bayikurikije. Ibyo biribwa birimo ibifite fibre cyangwa fiber nyinshi nk'ibishyimbo, imboga rwatsi n'ibindi bifasha kwinshi mu dukoko twiza two mu mara. Hazaho kandi ibiryo bita fermented foods nk'ikivuguto cyangwa yawurute, imboga zabitswe mu munyu n'ibirungo, ibinyobwa nka kombucha, ibijumba. Ibi biba bikungahaye kuri probiotics, ari two dukoko twiza dufasha ubuzima bw'amara. Omega 3 kandi nayo iboneka mu mafi nka sardine cyangwa salmon cyangwa somo, nayo ifasha kugabanya kubyimbirwa no gusubiza ku murongo imikorere y'ubwonko. Nubwo bigaragara ko ibyo kurya bifite uruhare runini, hari n'ibindi bikomeye tutagomba kwirengagiza. Tugomba gukora uburyo bwose butuma twirinda stress, kuko iyo turi mu gahinda cyangwa ubwoba bukabije, umubiri urekura umusemburo witwa cortisol igahungabanya amara. Uzi ko burya stress yo mu kazi ishobora gutuma urwara impiswi cyangwa igifu? Ikindi ni ugusinzira bihagije. Ubushakashatsi bwa Sleep Research Society bwo muri 2020 bwemeje ko gusinzira amasaha 7 cyangwa kugera ku 9 buri joro bifasha kongera udukoko twiza two mu mara. Ikindi umuntu atakwirengagiza n'imyitozo ngororamubiri, aho ushobora kugenda n'amaguru byonyine iminota 30 ku munsi bikakongerera ubwinshi bw'utwo dukoko twiza two mu mubiri. Hari n'ibinini ushobora gufata nk'inyunganiramubiri, ariko ni byiza kubiganiraho n'inzobere mu mirire cyangwa umuganga mbere yo kubikoresha. Rero inshuti zacu, igihe kirageze ngo duhagarike kubona amara nk'aho ari umuyoboro w'ibyo turya gusa, ahubwo amara ni icyicaro cy'ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Igihe wumva uhangayitse cyangwa wihebye, gerageza wibaze niba ataba ari indyo mbi cyangwa stress yakurenze cyangwa se ibyuma birimo kubigiramo uruhare. Icyo wakora uyu munsi, tegura indyo irimo imboga n'ibyo kurya bifite umusemburo nk'ikivuguto n'ibindi twavuze haruguru. Twandikire mu mwanya w'ibitekerezo icyo ubona ushobora guhindura mu mirire yawe kuva uyu munsi. Ikindi wakora kandi ni ukugenda n'amaguru nibura iminota 30 ku munsi. Fata nanone umwanya wo kuruhuka, kwitekerezaho kandi uhe agaciro gahunda zo gusinzira neza. Reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi tubararikira gukomeza kudukurikira, kuko tubahishiye byinshi ku buzima bwiza.
mwakanda kandi like na share, mugakora na subscribe ku batarayikora, ubundi tugakomeza kubana mu bindi biganiro nk'ibi byubaka ubuzima bwacu. Mwakoze kubana natwe, tugumane no mu bindi biganiro by'ubutaha. Turabakunda kandi mugire ibihe byiza.